mugisha twinginze. Uyu mugisha umwingingano siwo. Oya uriya mugisha ubundi no abadayimoni. Kandi ndabisobanura. Umugisha winginze burya no abadayimoni. Uko Dawidi yavuze kuko ari umunyamugisha. Yavuze ngo ineza n'imbabazi by'Imana bizanyoma iminsi yose nyiriwe. Birasobanuye ngo umugisha w'Imana ibyiza biva ku Mana. Njyewe nta mwanya mfite wo kubihamagara, ahubwo nzajya ngenda byo bimurikira kuri make. Wate haleluya, sifa kwa Mungu. Nyumane twebwe ntabwo turiho kubw'impamvu z'umugisha, ahubwo Imana yashyizeho umugisha kubw'impamvu ya umugisha. Ukwiye kumenya yuko uriyo kubera ko niwo, sifite umwanya wo kujya kuwushaka, ahubwo kuko wabaye kuko ngewe mpari. Umugisha niwibwiriza use kuko uriyo kubera ko niwo. Haleluya. Niyo mpamvu nongera kukwinginga, ukwiye kubwira isi ikagabanya umuvuduko ku buzima bwawe. Ukayigira ngo tuza ntabwo uriho ngo gushaka. Isi iriho ku bwanjye, kuko Imana idateganya kundema ntabwo ari kurema isi. Sinza munyumvira. Abakatolika bajya baririmba ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kurema, Imana yari ifite mu bitekerezo. Wasoma ngo Efesaba ngo Imana yaduteguye kuzaturema isi itaraba. Urumva rero kurema isi ni uburyo bwo kugira ngo nje nawe tubone ahantu duhagarara. Isi rero ntabwo ikwiye kuzamura umutwe, nituze igendere munsi y'amategeko yacu kuko yabayeho. Bwirisi ye kugukanga, bwirisi tuze, nituze iriho nk'igikoresho cyane. Ni nayo mpamvu n'umunsi tuzayivaho Imana izahita iyirimbura, nta kizakibuza. Bwo gutinda kubiriho nuko duhari twitwareho neza kwanza. Twakomeye Imana amaciwe. Uyu mugoroba ndashaka ko tugaruza umugisha wacu mu izina rya Yesu kabisa. Umugisha, amen. Ikintu cyitwa umugisha, umugisha ubundi umugisha abantu bawitiranya n'ibintu, ariko umugisha ni iki? Uko reka babwiye itara, uzi ko umugisha utaba ahantu. Umugisha wa kumuntu, umugisha wa kumuntu. Iyo ufite umugisha, bantu bagiye kubahanura ibintu bikomeye ukuri kw'Imana. Nanyitambye cyane, haleluya. Iyo ufite umugisha, amaboko arakujugunya, amaboko araguta, akagira ngo arakwangije, kumva gutaye mu bindi biganza. Umunyamugisha ntataka, ntabwo bikunda. Umunyamugisha ntabwo bikunda. Oya, ahubwo reka gutangarize, amaboko yaraguteruye nakurekure, kuko kuba amaboko agutindaye ari gutuma abandi badakora umwe batagukorera Imana. Ubundi nigize amahirwe ntugatinde mu biganza by'umuntu, azakurekure vuba kuko hari ibindi bigutegereje. None ntabwo muzi ko nyina wa Mose yamutindanye amezi 3, akavuga ngo birahagije, akamubera akata, akamutamuruza, akamujugunya ati genda mva imbere. Ntabwo ntagize 3 ndakubuze, agira ngo aramutaha. Kumbi hari ibindi biganza umugabo wa Farawo yiteguye kumuramira, amuvana mu buceceta ahantu yararaga nabi, ahantu ari kuzakura arya nabi, amujyana ahantu azajya atungwa na nido, amujyana ahantu azajya aririmbirwa, amujyana ahantu azajya yisiga kenshi, amujyana ahantu. Igihe kiragera amaboko ya Farawo nawe aramurekura, amuta mu ishyamba, aramirwa n'ibiganza by'Imana. Iramubwira ngo reka Mose uri umugisha, sinagutakaza.
mugisha ntapfa kikunda mugisha umugisha mu bimenyetso biranga umugisha icyambere iyo ufite uyu mugisha uhorana amahoro umugisha birabanga umugisha Uwiteka atanga ntiyongeramo umubabaro nutunga umuduga w'umugisha ushobora kumara umwaka utarajya mu igaraje ariko umuduga w'umufuka ujya mu igaraje kuwa mbere kuwa gatatu saa munani ugasubirayo ukajya ugira ngo uri nyiri igaraje ushinzwe abakozi dukeneye umugisha w'Imana mu izina ryane umugisha cyitwa umugisha kareka amabwiriza cy'umusaraba Imana ntacyo itaduhaye muzi icyo Bibiliya ivuga biravuga ngo iyamuduhaye izabura ite kumuduhana n'ibindi cyangwa none twiga ku mugisha ho gatoya havuga inzira ebyiri tunyuramo tukagaruza umugisha amen haleluya umugisha w'Imana mu bintu bikomeye bizatuma wakira umugisha kandi twagiye yego inzira ya mbere ubundi umugisha ntusengera se muranyumvise umugisha niba usengera umugisha barawukorera ushobora gusengera umugisha ufite imyaka 9 ukazajya imyaka 58 umugisha wasengera utarara noneho ubundi akawukorera mu mezi ugahituza umugisha ugira amahane kugira ngo ubone umugisha bigusaba kubahiriza iki amahane hibutse cyambere cy'Imana yabwiye Abraham yaramusaza ngo Abraham we va ni uri umugisha ugizwe n'inyuguti enye sibyo isi rumba uwa iya mbere ni va kabiri gusiga gatatu kujya kane nza va siga ja nza va siga ja nza bivuze iki yabwiye Aburahamu va mu gihugu kiwa cyawe y'abakarugaka umshe va yumshe va kane siga inzu yasi ja mu gihugu nzakwereka nzakugira ubwoko nzaguka ntabwo abanza nzayirahe ndashaka ngo abanza agafite hamwe urumva seregezaho aracyari neza irashaka kuvayo ukazuje ku buryo n'akabari ukibagirwa n'ibibereye ukabyibagirwa neza ukavayo neza kandi iyo uvuye mu gihugu ukajya mu kindi gihugu utegetswe gusiba ugaforumata amategeko yo mu gihugu uvuyemo ukadarodinga amategeko y'igihugu ugize ute uciye utaragira application mu mutima wawe utaragira application ngo idarodinga application y'ijuru ngo ibiri mu mutima wawe ntagura biragusaba kuva ugaforumata ibyo hanze wagera hano ukadarodinga application iri connected n'iki n'ubwami bw'Imana ukubahiriza amahame n'amabwiriza y'ijuru uzabuvuga
kubatizwa uwo ni umusuma yibye amazi ayibye iyo yibye amazi iyo yibye umubatizo yiba n'inshingano mu itorero bamuha mikorofone hano akaza kukudanza akabyina ari umusuma kuko ari kubyina mu mwanya utamubwiriye ni nayo mpamvu ibyo akora bitagira icyo bitumarira tuzamurebe turebe igihagararo ejo tumwicaze mu binginzi atwaye umwanya wa naka waje ashitse none yibye n'ikibanza cy'undi ni umusuma n'igaburo ryera azaryiba kuko ari ibyo atari kwiriye aba nibo batera abandi bikomere mu rusengero mugatanyuma abarokore ntibakizwa barakizwa n'amasuma basiga itorero izina ribi sawa amabwire twiza mutarakara ku munsi wa mbere arebe umugisha inyuguti ya mbere niyo twavuze va ukumva ko wavuyeyo ukavayo neza ukavayo uvuyeyo ariko muzabona abantu batavuye n'ukuri kw'Imana ni ukuri muzabona ubona umuntu yavuye ngo yitwa ko yavuye hanze urumva ariko wajya kureba nk'imyambarire ukabona umuhagaritse hagati y'indaya ntiwatandukanye indaya ntiyaje kwipantanza ubwo yigeze avayo ugasanga umuntu yavuye ariko wamuhugura agahita yifata nk'agakombe k'umwana kabisa uyu muntu yigeze avayo tubibaho kandi ngo wavuye gute niba nta muntu urifuza gukizwa ku bwawe urumva wari wafaye mureka dore umugisha ukuri aleluya abamama n'abakobwa munyumve se murahari bivuge muneza amatwi yo kunyumva tuvugisha ukuri uko uteye niba bataguhindura umugabo ngo umushake urumva udateye nabi subiremo wowe ubwawe uriyizi ukuntu uteye imiterere yawe imico yawe niba Imana itaguhindura umugabo umeze nkawe uri umukobwa ngo umwemere urumva udateye nabi imico yawe oya nawe reba imico yawe ukuntu uteye reba kamere yawe reba uburyo cyuvuga reba uburyo kiwitwa reba uburyo cyukizwa waguha umugabo ukizwa nkawe ukimeze agafata wowe agahinduka umugabo akamugushimira washimira Imana none si urumva wowe utari ikibazo nyine
ihari kugira ngo tubohoze ibyacu tubigaruze nuko tubanza tukemera kudute kuva ukemera kuvayo bitari ibyo nutemera kuvayo nta mugisha uzabona w'Imana. Icyakabiri inyuguti ya kabiri n'ugusi biravuze ngo ni ugusiga umuryango wa so. Kuwusiga si ukubana ahubwo ni ugutandukana n'imico yabo yose. urabizi ko iwacu turi abaziga, iwacu turi abasinga, turi abega, tuvuga utya iwacu ntidukorwa aha urabasiga pani nyakubwira urebyiwa niba ukiri umuzigaba usubire ku giciro. Bibiliya mu rwandiko rwa Mbere ibice bikora gatanu 16 kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha ibya kera byose. ubwo niba ari ibya kera byose ni ibintu bivuga ngo ikintu cyari cyose wakoraga utaramenya Kristo gisigaye winjire muri Kristo umere nk'umwana wiga kugenda, wigire kuri Kristo umenye ngo Kristo yakuze ate. niba Kristo atarigeze yicara mu kabari ntiwemere kwicara mu kabari. niba Kristo atarigeze yambara mini ntiwemere kwambara mini. niba Kristo atarigeze avugana ntiwemere kuvugana. niba Kristo atarigeze aba mu buzima bw'inezeza wowe unezeza usimbere Imana utamane imuzi Yesu yambaye umwenda umwe byatumye atabimara. Hakuzara umeze ucawe wakoroshye siga nimunyumve Kristo niwe cyitegereza, niwe banza ryo kwizera, niwe wenyine wo kwigirwa. ntawigira ku munjeri, ntawigira kuri se, ntawigira kuri nyina, ntawigira kuri dirijokora. igira kuri Kristo. niwigira kuri Kristo ntuzayoba kuko Kristo niwe utarangira, Kristo niwe utananirwa, Kristo niwe udacumura. Kristo ntabwo uzamubona. wishaka gukizwa nka naka niwige gukizwa nka Kristo ube wowe. wowe bizatugeraho siga kiganamba ugasanga umuntu amaze imyaka 3 mu rusengero, 3 ni ukuri kw'Imana mama, 3 ugasanga yazanye mw'ingeso 21 akizwe. yaje afite ingeso 21 bamubatiza yari afite ingeso 21 none mu myaka 3 agize ingeso 56 mu rusengero. ingeso ziriyongera ko zishira. ubundi yurebye ubona wasize ikibazo. tuje kugaruza ibyacu wana wowe itaye ibibazo ntabwo wagusuraza kuburana ikigo kote kurana umugisha bitende ibyo twase. reka mbabwire ku Mana dufite ibibyizi no guhita ibibyizi bana amasezerano uko twaje ibikorwa bivugwa umunsi wose. ushobora kuza mu nzu y'Imana ntugire ikintu ukora ariko ukaba waje uwo munsi ukandika igikorwa ku buryo umuntu
n'umuntu witsemuye inyuma yawe n'utatse umutwe n'umurebe ukaba umeze utyo ucunganye ko nta segonda na rimwe ryapfuza utakiri wahumbya se Imana ikabira atambutse wareba inyuma yawe marayika akaba arahise Petero na Yohana babwikira bati wowe ntukore ikosa udutumbire gusa si ukurebanye icyo nazi ni ukugenda baranterura ariko amaso yo arogeje ndabareba akiraca aratumbira gusa kugeza igitangaza cye ukwiye kuba muzi Imana ugatumbira niba umwisha mutumbire niba abaririmba tumbira niba abasenga reka mabwire twari dufite groupe y'abantu witwa Fra twajya tujya mu materaniro ukuri kw'Imana twajya ku muryango tukaza tureba hasi ducunza ahantu twinjira twamara kwica tugahita duhumiza tugafunga amaso ukabiriza tutakureba mukareba tutakureba twaburaga tugiye gutura nabwo tukajya twamara gutura twongera tugahumiza amaso ducunga tubati ntaza kureba umuntu wambaye nabi nkamutindaho gatakaje umwanya wawe ugafunga amaso twongera kureba ugeze hafi kandi wagiranze nawe ukagenda tutuwa ukareba kure aho ujya ariko ubundi mwabaye bantu bafite amaso areba hirya iriya warebye urajya kuvuma n'abantu batarakizwa wowe wari wagere wakijijwe ukuma kukijijwe ikimenyetso kizakubwira kukijijwe kikubwire umunsi uzareba umunyabyaha ugafatwa n'amarira ukagira intimba ukababara utanamuzi kubona umunyabyaha ukababara nababwira ibikomere kamwe murese yakujyayo ntukabare mba numva umwuka asunika twagiye ijambo rya kabiri gusiga hari ibyo wasize tuvugisha iyo urebye ubona hari ibyo wasize imico y'abamuwa urayigira ubona bepiye hari ukumva wazepiye ubona badodesha pasu ukumva wapasu ubona abagenda bidunda nka dendo ukumva wakubitaho ni ukuri kw'Imana hari stile zaduka habona abarokoye barazambaye habaza abantu baciye baza kwa Kristo agakiza nabo kajya kagira viziyo no iteka ryose gahora ubwako n'agasitani kajya gahinduka uko kari uko nyiraka gahinduka nako nigahinduka nicyo gituma ntabwo wemerewe kugendana n'ibije byose gusa mare oya il faut faire attention menye ibikwiriye n'ibidakwiriye nabonye abantu ngo babyina gutya nanjye nzaza kubibyina kuriya wowe uraza kubyina gutya aha ubundi uranjye hari urajya nemera uranyumvise munega amatwi nuko nyine mbere niba nemera mbere nabi mwihanga hepfo sinjya nemera umugenda mu kigare niyo mpamvu ushobora kuzabona ejo nasirimbye none sinsirimbye none ntabwo nitegeko gusiba oya njyewe nguyu madamu mushobora kuririmba icyumweru ntarahaguka ngo ngume n'amashyi ahubwo nkagenda gukarubya ngo sinanafashwe simba ntibiranza none niba bitaranza mugeze kudihirire utere isiporo najya muri jimu niba nshaka kugora ingingo zawe ntibishoboka no nje muri ikintu numva mfiringa numva mviva havuga n'iki kintu mukara kinyemeje nje mparanira gukora umurimo Imana ihita yandika mu gitabo ntuzanga ngo zamura amaboko bitandimo sizaba musisukuye yezamuranye n'ibiranzamo kandi ntibikugushe kucyumva natanga umugizi Imana itari bwani oniki ngo dusiri uhita uwata ku muziki uracyafitana reka mbabwire ikintu ikintu bikuza we kandi sinano haleluya mwavuze ngo amen mu makosa nge ndashobora gukora nawe ubujije ntuzabe indyarya mu rusengero wambwira ngo nabe indyarya umva iya mbere uraye mu rugo sibyo uri wace cyangwa warwara ufite ibibazo runaka urayibwira Imana bari kubona
ma uranzi urisundi dupfiki ariko urabona ariko mana mbaye wowe nagukora ibingibi uruba mana uraranye mu gitondo ukaza mu rusengero wajya mu rusengero ubundi ati tugiye gusenga dushimira Imana ko ari Imana igira neza n'Imana ikora ibitangaza yatanye gusaba ati nanjye mwami nagushimiye no uri ndyadure capura bareka bashime komeza rwa rubanza rwe rw'amatiku n'Imana komeza uyibwire ko ari ingome komeza uyibwire usuka amaganya yawe uyirakane kuko nawe wagushobora yibwira uko ubyumva agahinda nikamara kumushiramo gashize mwemu yerazaza akuganirize akuvane mu icuku ry'umwijima akwereka ibyiza Imana yakoze utangire kumva wayishima nushaka uzashime bari gutaha Imana ntabwo ikibabize ariko uzakora ikintu gihuye n'icumuka wera reba muri bo itwemeza ko turi abakristo Pawulo yaravuze mu byakozwe n'amaboko nicyo gituma mirimbanira gutunga umutima utantega ikibi imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu uwo niwo muzigo w'umukristo ni ugutunga umutima utamurega ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu bene uyu nguyu umugisha uriza nibute nyogotse ngohone nandiyogotse amasaha yaciye ngo ntoye inyogotse ya gatatu tugezeho ni ukujya ukajya hariva usiga jya ku musozi nzakwereka aha hantu nzahagaruka kujya ku musozi gukizwa ni kimwe munyumve gukizwa ni kimwe no kumenya aho Imana igushaka ni kimwe ntabwo abantu bose twahamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo abantu bose bahamagariwe kuba abaramya hoya ntabwo abantu bose bahamagariwe kuba binginzi hoya hoya hariho na ba mama Mariko mama Mariko n'umwe yari umukire afite amafaranga n'ibintu yagiraga inzu ya etaje icyo yamaraga yabwiraga abanyetorero bose ushaka gusenga yaba korari bakajya gusengera iwe kandi basoza akabakarabya ibirenge akanabicira dayimoni y'inzara nta wundi ubizi uwo nicyo yari yarahamagariwe hakabaho n'abantu yego mu itorero bitwa binginzi umwungeri atamenya uwo bagendana atamenya ariko akaba ari wa mwinginzi usengera itorero amasaha 24 ku 20 hakaba n'uwo ukora ibikorwa cy'ubukiraneza agasura abarwayi mwibanga akambika bambaye ubusa mwibanga uwo ntuzamumenye ariko kugira ngo umenye umusozi Imana igushaka mfasha bakumve wenda senge biniza bivugesho kutamenya aho Imana igushaka ni ukubusana n'umugisha kuko Bibiliya ivuga ko turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo aha murumva ari nge n'imirimo icyaremwe mbere n'iki oya yaturemye ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo iyi Imana yiteguriye ryari hatangwa imirimo yaravuze ngo ngiye kurema Vese azakora iki nzamuremera azabwiriza ubutumwa bwiza ibushyiraho data na mama na sogokuru bataramenyana itegura ivugabutumwa nzagenderamo ubu iyo ngirusha intego nkajya mu baririmbyi nari kuzarinda saza ntabonye umugisha kuko Imana yandemeye ni nawe yashyize umugisha none kuba mu itorero utaramenya umusozi Imana igushakaho abandi bazasenga ujye wumva batanga inaha y'ibyo Imana
dusangiye data nawe bigirire ntukatugore ngo ndebera ngaho Imana ishaka uwo wamubajije siso ibyo byose ni ukutubura ngo tukurebe sidusangiye data wamwibarije mukatuvune namwe n'ukuri kw'Imana ngo ndebera akaguru karwaye wari ikimfashe mu mugongo ngo mbariza naho Imana ishaka ibyo byose tuzabikora data si umwe wamwibarije mufiki nawe niba ari cyo gupfa n'ibiyunje aragukura ntabwo ujya kugabanya umutwaro zafata imizigo yose muyikoreze umwungene bikoze ariko Nduwimana nawe ugira mukuru we nawe ugira nyina nawe ugira sekuru Nduwimana twese twitwa abana uyu namugeri y'Imana imuhamagara ngo mwana wanjye atikara yahamagara ko mwana yabyaye kari agakobwa ka Kese ati Kese mwana wanjye atikara mbese bahita basangira se dusangiye dati waje kumubaza namwe mujye mutworohereza no kuri kw'Imana cyafashe mu mugongo cyafashe mu nda iboneye byose mugeri ngo ikirakigereje mu bati byose ni mugeri na Imana imushaka mugeri ajya kwakubariza mu byuko musangiye Yesu nawe cyo woroshya iyo mubungerase iminsi 40 50 80 ibishana mubimenye mukoma amazi erega mayari gaga abafeta bo mujya mugura amazi mukayagura none cheka ko ubona umugisha kandi wasanze ibisije none sakari musengesha n'amacunguri tora nuko Imana ibonyumve tababwiza kuri nge Imana sengesha ari ku musozi Imana ushaka abatora ubwo maze kumenya Imana ushaka reka mureshi gufuzanye sose neguhomera Imana none nawe wicaye muri kugura amazi sawa reka nsobanure umusozi murakoze umusozi ni mawe reka basobanure Imana ivuga ngo ku musozi uzakwereka ni mu kibanza Imana ibigushaka mu nzu y'Imana habamo ibibanza byinshi harimo kuba uri umwungeri undi ukaba umuririmbyi undi umwinginzi undi protokole undi akaba ushinzwe ibindi bikorwa reba mu buzima muri kampani y'Imana mu nzu y'Imana habamo ibikorwa byinshi nunasoma Paul yanditse Timoteyo iravuze ngo numara gukura ibishimwa mu bigabo uzahinduka igikoresho gikoreshwa iby'umumaro mu nyumba mu nzu y'Imana iyo umaze kwezwa ugahinduka umwana w'Imana utegetswe kubwira Imana ngo nyoriyanta nyereka aho ushaka niye hari espace videma muri pantas urashaka he ko nazi gusenga ntabazi gutega amaboko n'ugutega amaboko gusa ati oya amaboko reka kuyate ariko mu mafaranga maca winjiza cya wiyeranje wo wishimane amazi ntazabwe mu rusengero y'abakozi b'ici bima ukamenya ko aho hantu ari Imana ushaka undakaba ati ngewe ndabizi koko sizashobora kujya gusengera abantu bose ahantu hose ariko uzajya wicecekere wohereza litiro 2 z'ibitoro kwa muje
gusa protocol wavuze n'ubana ni madamu ashinzwe protocol ni mwishengeri wacu ubwo ni mpamvu naze wa tukakureba tukakwibika ariko hari igihe tuba tugutoye mu bintu bitari byo atari iby'iwawe ugasanga uratugoye nawe ukabikora nabi tubone n'umugisha ariko cyagikora wafashe umwanya ugasenga Imana ndashaka kunyobora ntugurimo muri panta Imana ikawukwera uwo murimo uwukora wikunze uwo murimo imvura nawe yaba urawukora nawe wakena urawukora urawusengera urawinjingira aho hantu Imana yigusha ariko ndanezerewe tera haleluya utaje none yaho kuko irivuze simamya kumuka zawe si dushaje inyuguti ya gatatu twayivuze va gusiga ja izo nyuguti z'umugisha finali ni yitwa nza niko yabwiye Abrahamu va siga ja nza iyo umaze kuva ugasiga ukagera kuri wa musozi muri cya kibanza aho rero ntabwo ukiri muri baba ni baba Mana ndahamagara umugisha reka da umugisha ni itegeko ukomeho uhagaze ahantu Imana igushaka byange bikunde umugisha ugomba kukwira abantu bari kumvisha kubera kutamenya nico ye cyo cyangwa kutamenya gukoresha igihe neza noneho rero kutamenya impano yawe nibo bucenya abantu bafite nawe utavuga umucuraranga ukaraba abacuraranga piano mwajyayo ukacuja kuyiga nari kuri zarinda mfanda havaza none patansi none mucenya abacuranga none kuzaza kugira ariko ubundi rero ukwiye kumenya tara yawe mu nzu y'Imana ukayimenya ingabire yawe ukayimenya ariko kuba mu rusengero cyangwa uzaza niba uru rurabo ubona ururabo uzaza tugushyire muri vaze urebe ko bikunda uzaza tugushyire muri vaze hanyuma bajye bakubona niba wumva ari cyo kuba mu rusengero kumva ariko habona abantu batagira isoni mu ngeri muri abo rusengero aza n'ibi aha ni muri sari wabo ubu nashefishwe niba iwawe sibyo bizavuga kenshi muzanyuma niba iwawe ubona hari irangi ryavuye ku nzu bugaca mu gitondo ushaka irangi usigaho ni gute uba mu nzu nk'iyi gusengera nk'uru muri kw'Imana ubure amafaranga ubure n'amasengesho yo gusenga ngo Imana izane basi ababagura urusengero usesibye ikinyoma n'irumva ukurwa hano Jema nubabida nuko bahumye sina n'abashumba ntakiru imyaka maze kumukodesha mungana gutya uzi ko nyaba Kristo nabonye ushaka ni batarabatiri sawa nukuri kw'Imana uko nababonye mu ngana buri wese avuze ngo nge buri kwezi ndi ubushobozi bwanjye n'ibitanu unati ni 10 unati 20 nawe wibwiye unati 50 unati 100 undi n'amajana abiri buri wese umwaka umwe kandi kuko wabyibwiye ntawe abikubwiye ntibyakugora impamvu bikugora tugutegeka ibyo udashaka
kureta umukobwa kurambagiza umukobwa ukazamuvana iwabo akakwemera ntibivuna kandi ntihanyura umuntu nyobozi ninde muntu byateye umunebwe kuva afite umunebwe nuko bimurimo kandi abikunze uri kunyumva bita itegeko bavuga tusenga yitatu udasohoka ku munsi wa kabiri yaba ari gukambakamba yaba atahabuka ingingo yaba yenda guhera umuntu ariko pasiteri twasenga ariko namuforomo uko namuforoma namubwira ati ubu rero turara ku kibuga turiko turasenga ntitunywa namubwira uremerewe kunywa amazi mugabo ikintu kijya hano ku muntu ntushirako umunsi wa mbere tukirirwana umunsi wa kabiri tukirirwana umunsi wa gatatu sinaba namubwiye igihe nabuze tuzosenga hano igihe kigeze hari kimana tubwiye cyangwa mbonye ko bikwiye nzokubaga ko duhejeje gutaha ku munsi ugira gatatu namubwira ati ndahaje murya nawe akaca kwepa mu bitunguru agakubita amata agasubira akazi igatangura gusenga ntabwo imbaraga zibuze ikibuga akakizunguka abona ko ariko arakubita abazimu kabisa nanjye ingufu zaheze nkagira agapfukama niko ndira mwebwe muri Imana akambara ati uyu mugabo ubona izi nkomezi sinzi mwemu sinzi ibitungura yariye n'amatara uvuye igihe nagenda yo baciye hino ngoya unavuye hano hari umuntu nagenda gusengera ngo cyenda jaga ngo cyenda garuka wari wakoze iki ngoya ngo nasengera uwo nta kintu wariye wowe nta kintu wariye agabo naho biratumiriza wariye ibitungura wanyoye n'amata none rero ubu tutambuye hasi ya this wa mbere n'uwa kabiri wabaye imfabusa naho duhishe tutambuye ngaha hasi tugasenga kandi nkamukanira nkamuhana mu buryo bukomeye kandi nkamubwira ko asubiye gukora ibyo uwo mwanya nzoca ndamukura mu wundi ko ndaforoma cyangwa uwo nizere tugatanga umunsi wa kabiri tukabandana umunsi wa gatatu umunsi wa kane akihangana ku munsi wa kane akagenda kabiri mugabo uwo munsi akacaza akacambanira ngo mwumve mbabarira nabiringi asihanse mugabo nabiringi yarabivuga ariko icyo ushaka kuvuga iherezo ryiwe ryabaye ribi ntitwabandanijane yaguhiye kunanirwa ariko nshaka kuvuga iki kubera ryari itegeko yakora ibitari muri we nicyo cyashatse kuvuga nabyumvise muri iki resu nagezwa
ishuri ebyiri uhagaze ndibuka ku ishuri nabo zamura amaboko pfukamuzamura amaboko ngo tubare 30 bakajya ku ishuri 10 bari kuriwa ku icumi natandi kuko bindi bagira ngo batonde igitega n'amaguru baronka akazi ejo bazobe baronsa akazi ubunene nibo tabatana nona orana baragenda igitega n'amaguru ndarinjira kubw'imbabazi z'Imana sifa kwa Mungu ndarinjira iri jambo ry'Imana bihindura inkomezi biguhindure ube mushaje uvineva Imana irashaka kugukura hadakwiriye ikagushyira ahakwiriye ikagukorera ibikwiriye ese murabifasha igukura hadakwiriye ikagushyira ahakwiriye ikagukorera ibikwiriye mukomere Imana amashyi abitegura kugaruza batere haleluya nana amasaha ageze ngiye gusengera ibiri nzabikomeza ejo nibyo ni ukuri saa moya zirabura iminota 10 kadusenge kuko ibindi nabwo bigiyeho ntabwo navugaje mvuge kimwe murumongera ati vuga kimwe basi ivuga ngo ni Imana ivubira beza n'ababi mu kirundi ko mungeri bashaka kuvuga iki mu kirundi ni Imana iha beza muranyumvise igwishiriza imvura abeza n'ababi urakoze cyane igushiriza imvura abeza uzi ko abantu babigenderamo bakumva ngo ibyo biraba ninde bababeshya Bibiliya itanga nka twasoma 22:18 havuze ngo kuko amahanga yose azaherwa umugisha mu rubyaro rwawe itegeko kuko wanyumviye bazakira umugisha kuko wanyumviye turi kumwe bamuhurikire naturasoza hariho kumva hakabaho no kumvira sibyo akananga urugero nka byabihaguruka ngiye kuguhamagara witaba ningusaba kuza usubireyo ubwa kabiri ndaguhamagara witaba usabe kuza Jambi gwino hano ubaranyumvise arananyumviye subirayo Janvier gwino agize ate aranyumvise ariko nagize ate dutunze abantu benshi wumva ariko batumvira ukagira abakristo mungere barumva ijambo pe reba ukuntu bakoresha imbaraga nyinshi ukigisha ugakiraho semina ukigisha
kwica n'Imana Adamu ubundi urupfu ntacyo rwari rutwara urupfu rwaturutse kutumvira urupfu ntabwo rwari kwica umuntu n'umwe ni nko gufata telefone ugashyiramo akadege mureba hano akadege iyo ushyizemo akadege telefone iritaba irahamagara yakira mesaje si iby'isaha ureberamo hari ikindi ikora niko n'urupfu rwari rumeze rwariho ruri desactive rudakora Imana ibwira Adamu nunyumvira ntukore ibyo nakubuje iki giti ntukiryeho uzaba yiteka cyose nutanyumvira ubuzima buri muri wowe uzafataho buke bwinjire mu rupfu akadege kavemo rutangire rukore kandi kuko nta wundi muntu uriho kandi ntabwo ruzica inyamaswa ni wowe uriho ni wowe uzahera rukwica kutumvira Imana bizana umuvumo bizana urupfu bizana ibyago bizana ubukene bizana amagorwa kutumvira Imana biragatsindwa iyo uri mu ntambara ziturutse kukumvira Imana ibana nawe muri izo ntambara ariko uri mu ntambara ziturutse kutumvira Imana ihagarara hari ikajya iguha umwuka uhumeka nawe ukirwariza one mbabeshi Imana yabama ngo Imana ngigusha imvura ngo ababi n'abeza reka mbere kakanuse tuvuye ngo amen mujya kuri banki mujya musijyaho iyo abantu bagiye kuri banki bahagarara gutya ku muntu siko bimera nibyo cyangwa se ibyo habamo n'abandi rero badahagarara ku murongo baca ahantu handitse VIP bakaza nibwo bakiza agahita basanga ku murongo akabanyuramo agahita yinjira muri VIP agahita bikuza cyangwa akabisaga urajya ngo dukabitsa menshi ariko ubusabane agirana na banki umuhesha kudahagarara hari amasengesho azahera ku murongo Yesu akarinda aza ajyagaze ku murongo amasengesho ari ku murongo atagerana ariko hari umunyamasengesho wa VIP wavuye agasiga akajya akumvira n'Imana iyo atangiye gusenga gusa Imana nimubwira ngo jya ku murongo iravuga ngo cha VIP duhura gahita cha VIP akoka ivi ariko Mana we wanyumva gatera haleluya tera mwana si kiganza umubwira ngo mu bintu ugaruza uyu munsi niba utaruna bifite nakwimura va mu masengesho ku murongo jya mu masengesho ya VIP injira muri VIP injira mu nyamaseya nta muntu umufashijwe ngo uhaguruke atere haleluya VIP pana masengesho ku murongo ibyo biterwa n'ubushuti ufitanye ntabwo ushobora kujyana ubushuti n'umuntu umubyimbyaho umutwe usuzuma no nyumvira mutunze imivumo myinshi mwihamagariye reka mbabwize ukuri twebwe abana b'Imana ntijya iduha umuvumo ntinaduha umugisha ubwo mbavuze muvuze ngo iki ni mu nyumva nyine bibasobanura umugisha turawufite n'umuvumo turawufite twawufungiye muri varisi ni twebwe dutunze umuvumo ariko n'umwishyura hano Imana muva ngo mani irakumisha umugisha uduhaye iwuduhana n'umuvumo ni twebwe twese n'umuvumo ni uturyohera wasomye gutegekwa kwa 28 rimwe kujya ku 14 harabanga nugira umwete wo kunyumvira ibyo ngutegeka rya uyu munsi dore
imigisha yose izakuza, uwo mu rubyaro uzaza, uwo ku butaka uzaza, uzadandaza bikura, aho uzarambira ubwana, uzavuga byemere, uzambara uberwe, uzasenga wumvirwe, ngo ariko nutanyumvira imivumo yose izagira ute isakuza. Uruhare Imana ibifitemo nibi mu mugisha n'umuvumo wumvisha uruhare Imana ifitemo ruru. Umvira Imana nta bindi Imana gusa. Umvira ubashize nababwiye akantu umwara kwibagirwa. Bibiliya nababwiye kugizwe n'ibintu bingahe? Bibiliya igizwe n'ibintu bingahe? Igizwe n'ibintu bitatu. Hari amategeko, hari amahame, hari n'amasezerano. Burya nibyo bigize Bibiliya. Ni amategeko, ni amahame, n'amasezerano. Muri ibyo byose bitureba nibi. Agatoki twihutishe. Ndashoje no kuri kw'Imana. Ihutishe yewe. Amahame n'amategeko n'amasezerano. Ibi tureba cyane nibi. Uretse mungere. Mumbwire ibyo uri gutekereza nibyo za magatoki. Iki? Amategeko. Amahame ni ukuvuga urugero. Oyereka nze bisobanura. Kamuhe example. Oyereka mu urugero rutuma baratwigishije muri normal primaire ukoresha materiel didactique nituma umunyeshuri uvusomo vuba. Reba ha. Biravuze ngo kugira ngo unywe aya mazi bigusaba kupfundura iri ni hano. Hari hano kuri amazi udapfundura icupa. Iryo ni iki? Ni hano. Niba ushaka amazi ripfundura, niba utashaka rireke. Ikonisi. Iryo ni hano nta yindi negociation iri kugira ngo ubone amazi, nta kimwe gukora n'icyo nyine. Nta yindi nzira hari ni. Turacyumvishe? None amategeko yo ni ukuvuga ngo nutayapfundura turakukubita. Icyo ni itegeko. Amasezerano se nimuyazi, nzabagira neza, nzagira nzaza. Nimuyumvise? Ibi tureba cyane, iki tureba cyane ni iki? Twihutishe. Amaki? Amahame. Yewe. Murakoze. Mwanyumvishe munge? Ngo ibi tureba ni iki? Hanyuma amategeko akarebana. Hanyuma amasezerano akarebana. Amasezerano arebana. Bayavugisha mushizeho umutima ni iki? Nahora Satani yabici. Urire mubona umugisha w'Imana. Yes. Ndashaka ko mubona umugisha. Navuze ngo amena. Umva. Amasezerano mushyiraho umutima kuyatekereza urugamba. Ni n'icyaha. Kamaze mubaza ushyira umutima ku masezerano ijya kuyavuga ni kontra mwakora n'umwenda ni kredi none yatekereza yabivuze ikiyumviri ishatsi yabikora cyane kuzarwara stroke tega amatwi njye ndashaka kubahanurira ubici umva ntega amatwi Imana ukuntu yavuze yaravuze ngo njyewe ndindi ijambo ryane kugeza kugitakiza amategeko se yashyizeho kugitakiza amahame tirinda amahame tirinda n'amategeko kubera iki yari tubwiye ngo ibyo ntibindeba n'ibyaha ngenzana nico navuze igisohoreza ndetse ikikureba cy'ingenzi ukwiye kubariza amategeko y'iki y'Imana ugakora kakana ni munyumve cyane haleluya munyumve ibyo dushaka ku Mana bibitse mu by'Imana dushaka ibyo dukeneye ku Mana bibitse mu by'Imana dukeneye umugisha dushaka ku Mana ubitse mu by'Imana dushaka
kuko nukora ibyo Imana ishaka uzahita winjira mu byo ushaka ku Mana. Wanyumvise? Nukora ibyo Imana ishaka uzahita uhura n'ibyo ushaka ko, nudakora ibyo Imana ishaka uzabusana n'ibyo ushaka kuki bibitse mwaho. So karandyoye ni mu byago. Amen. Haleluya. Kurinda iby'Imana yakuvuzeho ni ukubirindisha kwirinda gukora iby'Imana idashaka. Kurinda amasezerano uyarindisha kudakora iby'Imana. Iyo kwirinda gukora iribi uba uri kurinda amasezerano. Iyo ukoze ibibi uba uri gucingura imiryango yo kuri salo no mu gikari n'amadirishya ati abaza gutwara mutwara. Mbese ntuzajya ukora icyaha ujya uvuga ko ukingura umuryango wo kuri salo, ntukirirana uvuga ko n'idirishya naryo urikingura, ntukirara no mu gikari ukingura. Niba uca mu gitondo umenye ko nabo baturiye uri kuyakuraho, uzamenye imbese kuzaganwa ke utangirira kuri zeru. Umuntu utaje none ahote pe. Kadusenge ibiri na hejuru. Ejo nzababwira ibindi mbitse umwuka mwaye ariko numvishe abirwa n'umwuka n'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Ejya ngo dusengane n'umuntu umwe arabahagije. Umuntu wumvishe ijambo ry'Imana rikamutsinda agasanga atarava, uwo ni uwa mbere, cyangwa asanga yaravuye rikatarasiga, uwo ni uwa kabiri. Umutima wakwemeje kutarava, cyangwa umutima wakwemeje ko hari ibyo utarasiga, haguruka dusenga Imana. Witinda kandi ntabwo ngirinda ahangaha, kuko nitumara gutunganya mama wigende garuka wenda nakubwira wagenda muri aya masengesho ufate mu munsi usengere abana bawe, wirukanemo ikintu cyitwa urupfu. Nabonye Satani agushimuta umwana, nabibonye igihe watambuka kujya gutura hariya, ariko ntuhagarike umutima. Turi abakristo ntibajya bakora. Iyo Imana ikweretse ikintu ubu tuvugije ukuri, bakubwira yuko ejo mu gitondo umujura azaza kukwiba ukiyoroza, yaba kikibye se wabimaso ndakumena wibejuze ntabwo yaba kigutwaye. Ubwo Imana ikubwiye icyo menye icyo gukora nawe uherere ijoro ugira mu rugo bakurete mwabana uzara mu mwaka bose ubasengere ubahe n'imyaka yo kuramukubita umusingo usare biriba nushaka ujye watanga. Reka dusengere aba bantu mu ngeri. Ndakwingiza amavuta yawe urabizi ko ari hejuru y'ahanjye mubyeyi. Wino wigigire aba bantu batsinzwe n'ijambo ry'Imana, barashaka ko uhagarara ku musozi Imana ibashaka. Basengere. Undi kuzamuka. Uno kuzamuka kabaye. Ubu nuko umuntu agenda agabana. Mana mu izina rya Yesu. Ndakwingize watuza akanwa kawe uhagaze. Reka amaraso yawe azayeza abamama, azayeza abapapa, azayeza abasore n'abakobwa. Imbabazi zawe zitubeho, imbabazi zawe zitugaragareho, imbabazi zawe zitubeho. Tubabarire aho twese gupapana, twese aho tutagutunganire, twese aho tutarashiranuka. Mana reka tugire umugisha, Mana reka tubone
dusanze tubanyabyaha, dusanze hari kamere zitaratwegura, hari kamere zadufashe, hari kamere zatubundiriye, hari kamere zidutindanye, hari kamere zatugumanye, ariko duciye bugufi, ariko duciye bugufi. Mana tubabarire, irengagiza iminsi yo kunirwa, irengagiza ibyaha twakoze, irengagiza kutamenya. Mana uyu mugoroba turasenga, Mana uyu mugoroba turatatse umubyeyi mwiza, uyu mugoroba turaguhamagaye nyir'ingabo Imana. Mana tubabarire ibicumuro, Mana tubabarire ibyaha, ibyaha byo mu bitekerezo, ibyaha byo mu mutima, ibyaha byo mu bikorwa, ibyaha byo mu migambi. Mana tweze turwaneho uwo bikomeye, kandi Mwami nyir'ingabo numara kutweza, uduhe imbaraga, uduhe imbaraga, uduhe imbaraga, uduhe imbaraga Mwami, uduhe imbaraga zo kunesha, uduhe imbaraga zo gutsinda, uduhe imbaraga zo kukubaha, uduhe imbaraga zo kukumvira, tubane nawe tukunejeje. Mana turinde kuzongera kugwa muri esheki, turinde kongera kuguhombera Mwami, turinde kongera kuguhombera gitare, uturinde kongera kuguhombera, ahubwo tubere byose. Ureke Mwuka Wera aganze mu mitima, ureke Mwuka Wera aganze muri twe, ureke Mwuka Wera tuyobore, ureke Mwuka Wera dufate, ureke Mwuka Wera duhindure, ureke Mwuka Wera tuzamure, Mwuka Wera twicaza ahandi, Mwuka Wera twubake mu bundi buryo. Dukeneye guhinduka mu mumaro, dukeneye gukora imishinga nawe, dukeneye kukubyara umusaruro, ntidushaka kuguhombera, ntidushaka kugupfira ubusa. Hoya Mwami ntitubishaka, turashaka kutubyaza umusaruro igihe uduhaye cyo guhumeka. Mwami elozarima shanda waikando penefa aikitoreza nimandoa, turasenze mu izina rya Yesu. Epango akando na stakidronia hayakataka diminimanda haibone frosendo akania mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zisumba byose, imbaraga zisumba byose, reka zibore imitima, kandi reka dukomeze duteze intambwe, duhagarika ahakwiriye, duhagarika ushima, duhagarika utunezererwa mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Mwami, umugoroba udasanzwe, urakoze kuko uri mwiza, izina ryawe ryubahwe, kandi tugukomeye amashyi twizeye ko twese mu izina rya Yesu. Amen. Mwanyitaba mugihagaze mugatera haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Imana ibahumuje. Ndacyafite amahirwe yo gukorera Imana. Muramusenge, uretse gato dusenge, mwese tugasenga nk'amasegonda 30. Murayizeye 30 mbabwije ibyo gukora? Yego, tugiye guteramo haleluya 3. Mwitonde babwire usobanura bwiza rero. Imana yohereza imbaraga zayo ahantu hose higobetse icyo yavuze utaramenya, icyo yibwira ku buzima bwawe, icyiza umubyeyi atagukoreye, icyiza ubwenge bwawe butazana. Izi haleluya 3 zicingura ikirere cy'umugisha, uze nk'ikimenyetso ko twateranye n'Imana. Yego yego, icyo ni kimwe. Icya kabiri, ejo saa 10 ukererwa birimo, n'uwakerewe none ntabwo ejo bizongera. Kandi kurarika ejo niwemere kuza utazanye abantu byibuze 3. Murabikora? Ubigambiriye n'uzabikora Uwiteka mu ndabara gatatu mutere hariwe 3. Nidusoza turaca umwungeri aduha itangazo rero. 2 gatatu. Imana ishimwe kandi Imana ishimwe.
nanje nibaza ko mutogenda ngomba mvuga amajambo nk'atanu mu isengesho ndabahezagiye n'umubyeyi bifatiye ku mavuta turimo y'amasengesho kandi tukaba turiko turasengera ishengero ariryo mwebwe. Hagarara gato natwe tubatureko amajambo yo kubahezagira kandi tugiye gusenga. Reka ndabibutsa abantu bariko baraza muri aya masengesho, hari ikintu mugiye kubona abandi batazobona. Kandi abantu muriko muraza muri aya masengesho hariho abantu bagiye guhozwa amarira. Umuvyeyi ataguhojeje, amashuri ataguhojeje, abo mwiganye ataguhojeje. Jewe nako nza ntegura amasengesho ku gakoko cyangwa ngo nuko numvise abandi bayateguye. Oya, nta nubwo nzasengesha abantu ngo bicwe n'inzara kubw'ubusa gusa, ariko ndinze nkora igikorwa nk'iki nuko data hari icyo aba yavuze. Kandi nimba dutanguye umunsi nk'uyu, umukozi w'Imana sindamubwira mu buzima sinza nigisha mbwira umuntu ngo urigisha kuri ibi kuva naba ngo nguyinutse kwigisha ko ibi n'ibi n'ibi. Hari umunsi ndakubwira ngo wewe ibyo sindabibana. Nimba sizeho na teme sindamwoburija kuyigisha ko jewe ndayishiraho bitewe n'icyo Imana yambwiye. Imana ikorera muri icyo, si ngombwa ko jewe ntabwo yoba yaje kugira ngo yigishe kubabwira ko muje kugaruza umugisheka. Sindanamubwira ivyo. Eka kuva nabaho nta muntu mpamagara, kuva nabaho nakizwa nk'abo umukozi w'Imana nta muntu mpamagara ngo ndamubwire ngo icigisho niki uzigisha iki niki niki. Oya, nta kintu na kimwe ntawushobora kwigisha hano. Sindamuhamagara ngo aze kwigisha kw'ivyo gusa, ariko umwigisha n'umwuka wera ariwe mpemu yera. Nimba ndose umushitsi nkagirirwa amahirwe akaza hano azigisha ivy'Imana imubari uko mpemu w'Imana murongo, kuko mpemu w'Imana niwe azi imitima y'abantu. Umuvyeyi ni wamenya abana akamenya n'ivyo bashobora gufungura. Yesu adufashe cyane. Nico gituma jewe uko nahamagawe, uko nsanzwe meze umukozi w'Imana aje twarasenze, Imana niba yateguye ingene uwo muntu ashobora kwigisha, kandi ashobora kwigisha uno munsi ijambo kanaka ntazorigarukeko ejo akazigisha irindi uko mpemu w'Imana ariko aramurongora. Kuko Bibiliya ivuga ngo abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana. Noneho ntangajwe n'ingene avuze mu nyigisho yigisha, kandi oze ishimangira ko cyane. Aravuga ko umuntu wese atumvira arashobora guhabwa umugisha, kandi ni kuri ahamagaye na jambo umuntu atumvira. Uno munsi hari umuntu yamamagaye kare mu masaha 2 ambwira ngo naronse umugisha udasanzwe kubera kumvira. Arambara ati ndamubaza wumviye iki? Ati umunsi umwe wavuze kubijanye no kumusaga, uravuga ati by'ukuri umuntu icafise agikora ati narefise 330 ku nyubako bitanumvira icyo uvuze, kandi amafaranga yarayo nishura umuntu ntiyari gwanje, ariko ndavuga ati ko birinze bigenda uko ngomba ndayatanga. Ati mitandumvira ndayatanga. Mvuye aho mpita ndafuka ndavuga ati na ntanze n'amafaranga atarayi wanje ntumaramara. Inyuma y'amasaha 2 cyandonka akazi kampaye 440. Atundi musi urigisha guca bugufi, wigisha ingene abakristo bakwiye guca bugufi, batakwiye guhagarara imbere y'ababaruta. Atako kantu cyagafata ati ahantu nkora ako kantu niko nakoreyeko. Ati misi yose abo dukorana bakagenda bageze imbere ya shefu bakamubwira ngo shefu, bagahagaruka bakamubwira ati jewe kuvumbwira yuko umuntu akwiye guca bugufi, ugeze muri bisi ukuruta utakwiye kumuhagarara hejuru, ahubwo yotuma umuha ikibanza akicara. Atako kantu cyagafata ugeze ku kazi, ugeze ahantu hariho hose. Ati misi yose shefu yantumako tigeze imbere yiwe nkacafuka nkamwiganira. Atuza ko kantu ico kankore kampaye akazi kandugije
nagiye numva shefu anumako arambara ngo kubwo kubaha kwawe naho uri mushasha naho uri mujene ndaguhaye akazi gasumba abantu bose bakora muri sosiyete kubwo kubaha timaze ibisi ndagukurikirana ingene wubaha ingene ugeze mu biro cyangwa uwo ari we wese agutumye ko umwubaha ati nta musi ati uca bugufi ukumvira ti mu gihe abandi bahagarara hariya ari abagore bahagarara hejuru ari abagabo bahagarara hejuru ati uguca bugufi kwamuhaye akazi ati mbere si ubugusa ugiye gukorera muri iki gihugu ukorere muri Kongo ukorere no muri Tanzania sukumvira se akantu yumviye hano gusa kamuhesheje umugisha karamudugije umva ubu agiye gukorera mu bihugu bitatu akorera abantu ngo bashavuye bagize inzigo habaye uruhagarara muri sosiyete uyu niki yatume nani yahamagawe nani ninde ni abapfandiki na naka yarungitswe nani habaye uruhagarara naramubana ngo nkirogoye kubona ushobora guca bugufi kwawe kwakoze ku mutima wanjye ngiye kugukorera ibyo abandi bose batazogukorera aha uburenganzira bwo gukorera muri iki gihugu no muri Kongo ni Tanzania kubera kumvira ijambo ritori cyane wakumvise iryo jambo ritori cyane ati kuvuga kajya kantu nagasize mu mutima ngeze muri bisi ndaraba abantu bose nkabona niba hari umuntu anduta nemera guhagarara basi mugabo akicara ati narumviye kugera ku rugero kugeza ku rugero ako kantu kanyishe none rero nimba Imana yo mu ijuru yaravuze ngo tugire amasengesho nkayo ukaba wumviye ukayakora ukumvira icyo Imana yavuze narababwiye nje ati ntuzokwigera ubona Imana muhuye uzobona akanwa k'abakozi b'Imana ndakubwire ko gupinga jewe cyangwa kutemera jewe uba upinze Imana yo mu ijuru yakureze kuko jewe ndi hano nk'intumwa umwambasaderi w'Imana ndi hano nk'intumwa y'Imana kuba utumva ivyo mvuze bisigura ngo ubwiye Imana ati nta muzohurira nayo uzokwamubona jewe ukata mikorosi gutya uja higa ibona jewe umunsi umwe hano hari umuntu yapinze aranga kunyumvira yaragwaye arembye afise ikivyimba hano ameze nabi cyane nsenze Imana ndabona ko ico kivyimba ari cyo kumwica pe ndamubwira ati iki kintu rero ntibakugire operation urashobora guhura n'ikibazo je nabibonye ko atari cyo kwa muganga kandi abandi ndabarungika kwa muganga mugabo ndakibonye naho kintu ndamubwira iki kintu reka dusenge gihere ahita arampinga uwo mwanya nyene araceceka mugabo azinduka kwa muganga iyo bazomubwira operation hanyuma jeni yizira hano ntabizi ngeze muri biro ndiko ndasenga numva ijwi rimbwira ngo genda aha naha ku bitaro genda aha naha ku bitaro mu gatondo nje kwakira abantu no gukora ibikorwa nje ku bitaro gukora iki numva mbuza amahoro ngize ndafuka ngo senge numva ijwi rirambujije ngize ndafata bibiliya ngo some numva ijwi rirambujije iki ndibiranga pe nkaguma numva n'ijwi n'izina ry'ivyo bitaro ndugarukire ndapfuduka ndiruka ngize ndagenda ninjiye prototype nkase gutya nsangana wakasimoto ajaho hantu ngize gutya ndamubona ndamubwira uje gukora iki ngo narinje kwa muganga kugira bagire iki ngo kubera cya kibazo cyaha ndamubwira ati none urazi nta kindi cyari kinzanye hano nzanye nawe ndaguhaye amahirwe yo kumvira ijwi cyangwa yo kubandanya ugenda iyo wateguye kubikora ati mugabo nta wundi yaranzanye nari numwe n'Imana kuri wewe hano uhitemo icyo ushaka mu byo ukora cyane urira mu modoka ndakata ndiyizira nari mpejeje kuvuga ivyo mpejeje kuvuga acagira ubwoba nawe acarakata ni moto na hano kumba nagiye ndenguka na wankurikira ashika hano afise ubwoba wamenye ko nagiye gute none Imana se uyinyegeza hehe
fata umwanya wo gusenga nukuri umwanya muto cyane naramusengeye icyo kivyimba uwo mwanya nyene cyaciye kiyoga ajya kwa muganga arapima arakira asubira kwa muganga kandi cyari kivyimba kiri ahantu habi ajya kwa muganga barapima ati ko mbona hano wari uvyimvye ejo none uno munsi kutavyimvye n'ibiki ajya n'ahandi aripimisha n'uno munsi atuma inkungugu nta kibazo na kimwe afise narida bikwiye kuja kw'ijambo ryo kutagira kutumvira bishobora gutuma upfa kutumvira bishobora gupfa ukazopfa uhagaze kubera kutumvira umunsi umwe narahuye n'ikintu agomba guhura hari ibintu bibiri mwicara umunota umwe basi mwicara umunota umwe igihe kimwe ndasenga ntegereje gusenga numva hadaciye ngo mbere numva ijwi ngo senga kandi ndasenga kandi iminota nka 20 numva irindi ucuruza ngoya ngo vyuka usenge kandi nasenze n'icuro zishika zitatu gushikaho noneho burinda buca kuva saa 10 gushika 6 ibura nk'iminota 15 ariko yasenga ijwi mpamvu senga mpejeje mba ndambaye no kuri process ni proshimwe nari nacerewe twatangura ishuri ya Bibiliya saa 1 urugendo ko kuva kuri santere cy'ibito kuja ahantu munyeshenzi yo niga kwari umwanya munini cyane hafi nk'amasaha nk'abiri kwikinga cyangwa kinga nanga yuko nta kwiprosa nta koga pipli kwambara ibirato kandi uyikinga moya mbi mvuye muhira nk'imetero 500 nibereye ku ruhande rw'ibarabara mu kaburimbo bigoye niko nigendera nyonga guca ku ruhande rwanje ngendo nagiye gukebuka buryo mbona imodoka yataye ibarabara hasigaye nk'imetero imwe mini bisi ikiriru kumengiri nko mu ijana hafi y'ekana 50 na shoferi adashobora gukontorora numva hari abakomyi nduru ndabye gucya ngo natwatumberanye marayika arakatinga mu buryo bukomeye mwe muri bicitoke hari yajya mu mahwane yo kuja mu bitaro uduga ku bitaro no kuja hariya ku isoko munsi ya cercle uja ku bitaro ngize numva wapi nagukata umutima kwa ariko sinzi ngana nakasa gucya marayika barakase mbasubiye mu uduga ku ikotero haruguru shoferi nawe yakase asubiye iyo ndoye ngize nagira gucya mbona turi kumwe ariko arahunga ariko yibaza ngo arawe pe kumba kwepeye iyo ndoye kase gucya gatoyi mbona asanzeyo sinzi ngana pedale n'ikinga nsubira hariya nawe barakase asubirayo inchozi zikanga zitatu turiko turakwepana imodoka ikidunda akakadumuka kugera hariya bifutse mu maso bakomye induru sinzi ngana imana yanteruye intera hakikarikamepfu imodoka nayo bitanye barabara igiye hariya abantu bose ni mu shoferi arajugumira avuye y'abantu baruruka shoferi arajugumira aratumutwe aribaza aracyariho cyane nanjye yo naguye hariya sinarinzi nari naguye igihumuro mbyutse ndanaba ibyabaye abantu bose bari hariya ntibabone yo bashoferi ntiyavuga iyosho gusigura ibyabaye abantu bari yawe ntibosigura ibyabaye ariko menya ko ari marayika yambwiye ngo senga haleluya ariko nabyo natavugana nawe ngo senga ngo ndasenga mu wundi mwanya mu mukanya kabiri kutumira uwo munsi naratakaye narageze mu kibazo narumvi naratanga cyafata umugambi wo kumvira naho noba ngomba naho umuhamagaye guhabwa amafaranga angana gute mwumva ijwi rimbwira ngo senga mpita mpagarika naho noba mfise promesse umarira ngo uyu munsi uzakumpa amamiliyari n'amamiliyari mwumva ijwi rimbwira ngo reka ngitandeke naho ari urugendo ngomba kugira rufire amahirwe akomeye mwumva ijwi rimbwira ngo ntugende mpita mpagarika gushika numvise ijwi rinyemeza ngo genda nafashe amahame cyangwa ingingo yo kumvira uwo umunsi ugira kabiri nariko ndagenda ku rusengero nyene nawe isanzwe nkorerako ahantu bita Kugwiri ndagenda ngira nabo turi kumwe ati turagenda turatambuka turagenda tugeze ahantu ku
regidezo hariho akayira gacana kuri regidezo kakayira gacana mu mametero nanga kuzigura ngo nce mw'ibarabara kubera kuzunguruka ibarabara hari kure ncakatira mwako kayira ko ni kuri regidezo ncaca mu mirima imirima rero y'imyumbati n'ishamba rihari kugira nce ishika mu kabarabara kandi hepfo naje nari imbere inyuma twari kumwe n'abandi babiri batahano bafata mu kuguru ahantu n'abanzuri ateze none wabarikateka uko nuna babuca kuraba ibibaye ngize nuna babuca ndakurana aho nagomba shikuru mbona ikintu mega nkakuja inyama wofata nk'inyama z'inka kutubona inyama ibi ahantu watukura mbona mega ikinyama kiri ngaho kumbe ndihweza mucyadara kumbe hari urusato wasamye icyo kinyama akaba watazaniye bimeze gutya ushobora kubona hasi no hejuru mbona umwobo w'ikinyama gusa akanwa kayo uko wafasa ukabona hejuru yaba gutya ngize gutya numva kirapfuye vyanga ko subira inyuma vyanga ko nje imbere n'abantu b'Imana igihe uzokutumvira bifise ingorane nyinshi kutumvira bisaba amagomba akomeye cyane narataye ubwenge ndaza kujya kumva gusato kunyegeje mu byatsi byumye nugira ubona ibyatsi n'ibiki byose bisa n'ubumye ntibijya mbona ikintu na kimwe mwebwe w'Imana numva meze nk'usurira inyuma ndasurura muke ndababwira ndavumbuka nirutse ndajya ku modoka mbona ishyamba ryose ririko riramigamika mbona ishyamba riramigamika kumbe ruvuye muri ico kibanza ruriko ruramanuka ruja mu mwonga ahantu ku kaburi epfo niba bayita kukinarahibagiye umuvyiro we wahatora mbega ego shiraho bahagaze muki turavuga ati tuvuye twese uko twari batanu wari kutumira pe ukamenya barumiza ibombo nta n'ikintu cyagatahura kumvira icarico muze mwumvira ijwi ryo mu mutima muze mwumvira ijambo ry'Imana muze mwumvira abarongozi muze mwumvira barasizwe imbere turimo turongorwa n'Imana data wa twese ukumva umukozi w'Imana utamwumviye bisigura ngo ntiwumviye Imana niko navuga ngo nimba Imana yasize haya amasengero sitaka kufata amasengesho haya amasengesho nafashe ntazazoherera nkayafata ataki Imana yavuze oya hari ikimana bivuze iyo avuze ntacashiraho impamvu yo guseka niba hari ikintu Imana yavuze igashira haya amasengero bisigura ngo hari ikintu Imana ibasha gukora ariko nutumvira abandi bazotabagura icyo gituma abantu benshi baba mu bukene baba mu burwayi baba mu magomba baba mu marushwa ariko ushize mu ngiro ukuri bisigura ndanzi neza ntakekerana umuntu azogirirwa amahirwe akumvira Imana akumvira abakozi akumvira ijwi ry'Imana ndazi ko aya masengesho atazogusiga ukuri Yesu agufasha cyane ntazogusiga jendi mu bantu reka nsenge inkahe kanezere ndi mu bantu bagiye babona ibintu bagiye babona Imana mu buryo bukomeye cyane kubera kumvira Imana imbwiye jewe imbwiye ikintu naho coba kidashoboka kitabaho ncandagikora naho coba ari ikintu kitabaho kitigeze kwiyumvirwa no mu vyiyumviro mugabo Imana ikabibwira naho mwese mwoba mutacembe itanagikora nigeze kubaka urusengero mu Cibitoke ca Rugombo ahantu bita Inyuzi ndabubaka urusengero ata muntu n'umwe avyemera uhereye kuri pasiteri ari imbere yanjye uhereye ku bari mu gikorani uhereye ku badiyakoni uhereye ku ishengero ryose ata muntu n'umwe twemejanije nawe abasisi cyabona pasiteri arongoye ishengero narimo muri Pentecote uri umwarimu pasiteri wawe akaba ari hejuru yawe akagira ikintu ntucumbi ho Pentecote kiba ari ikindi kintu gitera ubwoba bagenda kugura ikibanza c'ishengero bakigura ahantu bakiguze kwa Efremu cyo kugura cyo kubaka mu rusengero
sinobibabwira ariko vyarangiye ikibanza cyabo gifuswe n'amafaranga araribwa ibyo nta muci atamuntu anyemera atamukristo atamujena atamudiyakoni kirangira ndakiguze nubatsemo n'urusengero n'uyu munsi niho bariko barakorera yahubatse urusengero tembo n'ubu ariko bahinduye muri minsi bariko bagomba bubake etaje w'ico kibanza nyene muhura n'intambara mu kubaka aho hantu kugera ku rugero naharara nkahirwa hageze n'igihe ugara konte ico kibanza nagifashe ugara konte ko ngishura amafaranga n'abanani babiri barayugara imana ibimbwira mw'ijoro ndaranagurisha amatafari y'ishengero atamuntu n'umwe twavuganye atamuntu n'umwe twavuganye uhereye kuba pasitori uhereye kuba kuko kumva gusumba kukumvira canke gushira mu bikorwa asengeye ugurura amatwi y'imitima kugira ngo bashobore kukumvira ndabizi hari ibyatangiye umugisha wabo hari abadayimoni bitambitse hari abarozi bitambitse aba bantu ko bari siko barategerezwa kuba yabisubiyemo papa aba bantu ko bari uyu munsi siko bategerezwa kuba hari icyabitambitse imbere ariko bafise isezerano hari icyabatanga hari ibyabitambitse imbere bibabuza kwinjira mu isezerano reka ubahe kumvira mana data turi mu masengesho yo kugarura ibyacu turabizi neza hari isezerano dufise hari isezerano dufise hari abantu barifise impano ariko batariko barazikoreramo hari abantu bahamagaye hari abo shetani yatwara umugisha hari abatwawe n'abarozi hari ababoshwe n'abarozi hari abantu bafise amapromesi hari abantu bafise amasezerano satani yahagurutse kubera bamenye kubera yabonye n'abanyamugisha none ndaguhagurukije uwera abisirayeli tubibonetse zo kurwana twabyumvise neza n'aya masengesho hari intambwe ya mbere yo kumva hakaba n'iyo kurwanya hari iyo ntambwe ya mbere yo kumvira no kurwanya duhe kurwanya tunesha turwanire ibyacu turwanire umugisha turwanire amasezerano yacu turwanire uburenganzira bwacu turwanire ububasha bwacu haleluya duhamagaye Mana n'abana bawe n'abakozi bawe ariko rimwe na rimwe shetani aduteza kutumvira shetani adusubiza inyuma shetani aduca intege shetani atudekuraja ariko duhe kunesha duhe kuhangana n'ubwunge bw'umugwanizi duhe kuhangana n'ububasha bwa shetani duhe kuhangana n'ibitugwanya n'ibiduhiga twambika imbaraga twambika ubushobozi bwacu ntabwo twemera ntabwo turyama nk'abadayimoni batwikamba hejuru ijambo ryawe riravuga ngo icumu ry'ubugome ntirizohora rishinzwe mu mugabane w'abagororotsi nicyo gituma duhagurutse kurwanira ibyacu z'abadayimoni ntabwo tuzemera ko turi imboga z'abasi bacu ntabwo tuzemera ko turi imboga z'abasatani cyangwa z'abarozi oya turabyase duha ubushobozi bwo kugendera hejuru y'ibituhiga duha ubushobozi bwo kutugendera uri Imana ishoboye uri Imana ihambaye dukore ku maso duhe kubona duhe guhishurirwa duhe gutahukirwa yuko igihe ari cyacu iki gihe nyene igihe cyacu cyo kwinjira mu
urukundo